Sambwira ati wanyu ni ikibungo ngo yibwinga Imana imbabarire ngo ntago narinzi ko ngo ngundana n'umukobwa w'ikibungo ngo nubwo nabirota mu nzozi ngo gukundana n'umukobwa ndavuga ndapfuye karabaye. None ikibungo ni habi ku buryo wumva kutakundana n'umukobwa aho umbonye ndi mubi urabona waribeshye biki n'ibiki nyine nabyumva. Arange atoya nta nubwo uri mubi rwose uri na mwiza pe, ariko iwanyu ni ikibungo, iwanyu ubwo bararoga. Ndamugana uzabaze sha, iwacu ntago baroga pe. Ati iwanyu bagendera ubwo ku gataro, kimwe n'uko utwo dutaro cyangwa se utwo tudege bavuga ahantu hose dushobora kuhaba. Witinya umunyakibungo ngo wumve ko umunyakibungo ari umurozi. Uze abantu tuziranye ndarogara Mani ishobora byose. Ntago abanyakibungo bose ari abarozi nkuko n'abanyakigali bose atari abarozi, ahubwo abumwe agatukisha bose. Ngo mufashe Imana gusarura kandi ntago ari mwe mwabashyize kuri iyi si. Ngewe mpora mbasengeraho muri hose ngo Imana izajya ibageraho mwihane ko mukora ikintu kibi cyane, Imana itazapfa kubababarira. Ko gutinyuka kwambura umuntu ubuzima, ese ubwo ubundi muba mumeze muti? Hari abantu bari buhite bantinya kandi bankundaga. Ubwo nimwahise mwumva ibyo ari byo. Hari abantu bari buhite bantinya kandi bankundaga, hari abari buhite simpamya ko bamvaho, ubwo bamvuyeho n'ubundi baba batari abantu banjye. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nanone kandi ni kuri IBTV Rwanda, ni Isabelle muri kumwe. Imana ibahe umugisha mwinshi abaduteze amaso mwese muri kudukurikirana muri aka kanya, aho mwaba muherereye hose. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Abatameze neza reka tubifurize kumererwa neza. Abari mu bibazo bitandukanye Uwiteka abagirire neza. Hanyuma abameze neza namwe mujye mugerageza kumva ko hari abandi batameze neza, mubasabire umugisha ku Mana, kuko uyu munsi byaba bimeze neza ejo bikaba bimeze nabi, nk'uko byanamera nabi uyu munsi ariko ejo bikamera neza. Siko bimeze? Siko ibyo bintu bimeze? Ndibwira ko abantu mwese mubizi ko ibihe bigenda bisimburana iteka, wa mugani wa padiri. Ndabaramukije rero Abanyarwanda, ndabaramukije cyane, mbifuriza ko mugira ubuzima buzira umuze. Ndabaramukije abantu bari muri Tanzania, abantu bari Congo, abantu bari i Burundi, abe Uganda muri mutya, namwe ndabaramukije cyane. Mana ibahe umugisha mwinshi. Hanyuma abantu bari Zambia, Mozambique n'ahandi, mwese mwiyumvemo ko mbahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi mujya munkurikirana muri benshi. Hari abampamagara bakabimbwira, ndabishima rwose. Buriya umuntu iyo ukora ikintu umuntu akakubwira ngo courage, umuntu akakubwira ati komereza cyane rwose, ni byiza ukomerezaho. Biriya bintu byongereramo umuntu intege. N'abatajya mubikora namwe mujye mwongera mugerageze mubibwire umuntu hasi muri komenti cyangwa se inbox, kuko ngewe nimero zanjye zibaha aho ngaho umunsi ku munsi murazibona. Rero abantu bari muri diaspora mwese ndabaramukije. Nshobore kuba nkoze ikiganiro benshi bakiryamye, ariko aho bari bukangukire ndabizi ko bari bubibone. Namwe ndabaramukije. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Abantu muri Canada, Amerika, Mana yanjye, Australia, France, Belgique n'ahandi henshi ndabaramukije pe. Mwumve ko mbakunda. Uyu munsi nje mu ijwi rituje nje mu ijwi rituje, ariko ni nako bisanzwe ntago wenda
ntabwo navuga ngo ngira irindi rirenze iri ngiri cyangwa se rivugira hejuru y'iri, ariko ni ukubera yuko ahantu ndi mu rugo hari ikirere kimeze fresh, kirakonje, ikirere kiriho, ariko si cya kindi kinakonje cyane, birimo ari uruvange, nta kazuba gahari, nta mvura ihari, ariko harakonjemo, murabona ko nanifubitse. Rero abantu mwese muryoherwa n'ikirere kimeze gutya, ndabaramukije rwose. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ariko mbere yo kugira ikindi kintu tuvugana, reka nsuhuze abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba. Abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba nayo ni nini cyane, igiramo uturere twinshi, ariko turibanda ahantu hamwe abantu benshi bazi cyane nk'ahantu hitwa Ikibungo. Ikibungo iwacu aho mvuka, njyewe mvuka Ikibungo ahantu hitwa i Remera muri uwo murenge. Ubwo simbibwiye abantu bajyaga bambaza ngo mu rugo ni hehe, hari abantu benshi bajya banyitiranya, hari abantu bajya bambwira ngo iwacu ngo barahazi, ngo ni ku Gisenyi. Abenshi dore mujya mumbwira ngo ndi umunyagisenyi, mbihuriraho ubundi kuki mujya mubona ko ndi uw'igisenyi? Ntabwo iwacu ari Igisenyi. Hari n'abandi bantu bazi yuko iwacu ari Nyagatare, ntabwo ari byo. Iwacu ni Iburasirazuba, Ikibungo mu murenge wa Remera. Ndivuze wese koko, Ikibungo mu murenge wa Remera. Rero ikintu gitumye muri iki gitondo nshaka ko tuvuga kuri aho hantu hitwa Ikibungo. Hari abantu bari buhite bantinya kandi bankundaga. Ubwo nimwahise mwumva ibyo ari byo, hari abantu bari buhite bantinya kandi bankundaga, hari abari buhite simpamya ko bamvaho, ubwo bamvuyeho n'ubundi baba batari abantu banjye. Ariko ubundi hari ahantu ushobora kuvuga, hari ahantu ushobora kugera wavuga kuri uw'Ikibungo, Mungu wangu, Mana yanjye, ntihabe hari n'uwaguha n'amazi yo kunywa, ntihabe hari n'uwakwakira. Ariko simpamya ko ubu ngubu wenda bikimeze gutyo, bishoboke ko ubu bisa n'ibyahindutse, abantu bamaze kwiyakira bakumva ko Kibungo ari agace kimwe n'akandi, surtout ko icyo mwahatinyiraga cyangwa se icyo bamwe bahatinyira, njyewe maze kukibona hose. Reka rero mbamare impungenge cyangwa se nce impaka z'abantu bajya batekereza ko Ikibungo ngo ari mu barozi. Bagatinya Ikibungo, bagatinya Abanyakibungo, ngo Abanyakibungo ni abarozi, ngo Ikibungo bararoga. Njyewe mpagaze ku ruhande rwanjye, ntabwo ari byo, kuko navutse mbyumva babivuga, ariko sinabibonye. Ibyo bajya bavuga ngo bagira ngo tudege ngo tugenda hejuru, ntabyo nabonye. Gusa kugeza n'iyi saha nk'uko namwe mubyumva, nanjye niko nabyumvise, ariko nkabyumva babivuga ko biba ahantu nko muri Kirehe. Buriya njyewe ndashaka kuzakora urugendo shuri njya Kirehe, ahantu iyo za Nyarubuye bajya bavuga ko habayo abantu bagenda nijoro. Ndashaka kuzajyayo nkashakisha ayo makuru, nkazakorana ikiganiro n'abaturage baho, nkababaza koko nimba izo ndege za nijoro bajya bazibona, ngo Agataro ngiki. Impamvu rero ibi bintu mbivuze nuko naje kubona ko abarozi nta hantu bataba, haba noneho mu mujyi wa Kigali Rubanda. Mwese sinjya mbumva mwirirwa mubivugara, mu mujyi wa Kigali bararoga, Igicumbi bararoga, Nyagatare baroga, ku Gisenyi baroga, mu Ruhengeri baroga, nimba hakibaho hitwa mu Ruhengeri, i Musanze ubwo ngubwo, i Musanze baroga, Tanzania baroga, i Burundi baroga, Uganda baroga, muri Kenya baroga. Ariko abantu bo muri Kenya burana nabaramukije ra, siko muri Kenya ntabaramukije nyabo, ndabaramukije abantu bo muri Kenya, marene wanjye Yambu, hanyuma n'umuntu witwa Tarsisi, ufite channel imwe yitwa EAC TV, ndumva ariko yitwa, je pense ibyo ari byo byose ni ibyo ngibyo, ariko yitwa Tade, nzamusanga
Tarsisi nabyo ndabizi karirye. Mana yanjye amazina ye ni menshi ubwo sinabona uko mbivuga neza, ariko ndamuramukije n'umuryango we wose no mudamu n'abana ndabaramukije, n'abandi bantu bose bari muri Kenya. Mutuyimana ndakuramukije cyane, mukuru wa marene wanjye. Abantu rero bari muri icyo gihugu mbahaye yambu. Reka nkomeze, ubwo nakari kanyuzemo kugira ngo niramukirize ababyeyi. Reka rero nkomeze, nababwiraga ngo ahantu hose birashoboka ko haba abarozi. Kimwe n'uko utwo dutaro cyangwa se utwo tudege bavuga, ahantu hose dushobora kuhaba. Witinya umunyakibungo ngo wumve ko umunyakibungo ari umurozi. Use abantu tuziranye ndarogara. Mana ishobora byose, ntabwo abanyakibungo bose ari abarozi nkuko n'abanyakigali bose atari abarozi, ahubwo abumwe agatukisha bose. Abumwe agatukisha bose, ubwo uwaba ari umurozi atuye i Kigali bahita bavuga ngo i Kigali haba abarozi. Kuko n'ubundi nabyo iyo uturanye n'umuntu wenda akakubera umuhemu kuri urwo rwego, uhita wumva ko abantu bose bo muri ako gace, abantu mukodesha mwebweho muranabizi rwose. Kenshi iyo uramutse uhuye n'icyo kibazo ukagera ahantu muri quartier ugasanga harimo ubwo bugome nk'ubwo ngubwo, ikintu cya mbere ukora no guhita uvuga uti ngiye kwimuka aha hantu, ntago abarozi baho nazabakira. Urumva se ho haba hatahindutse mu barozi. Rero ntabwo nje hano kuvuga neza abarozi, ariko nje kubabwira ko namwe nimutihana muzapfa nabi, kubera ko musigaye mufite ako kageso kabi karimo gutuma abantu benshi ngo mufashe Imana gusarura, kandi ntago ari mwe mwabashyize kuri iyi si. Ubwo rero mwihane kuko umwuga mukora ni na mubi cyane. Mana umva, ni na mubi. Ngewe mpora mbasengeraho muri hose ngo Imana izajya ibageraho. Mwihane ko mukora ikintu kibi cyane, Imana itazapfa kubababarira. Ko gutinyuka kwambura umuntu ubuzima, ese ubwo ubundi muba mumeze muti? Reka mwebwe tube tubaretseho gato twikomereza ikibungo. N'ubundi nimwe ndi kuvuga, ariko turimo turavuga ikibungo. Abantu bose ntibakumve ko ikibungo ari habi, Kibungo habayo ibintu byiza, Kibungo habayo abana beza, Kibungo habayo abamama beza, habayo abapapa beza. Ikibungo habayo, kambabwiza ukuri, Kibungo habayo ibintu byinshi byiza nkuko n'ahandi hose haba byiza. Simataka kubera ko ari iwacu, ariko ako ngako ko kuba ari n'iwacu nako gashobora kujyaho. Ariko rero atari n'ibintu byo kubabeshya, Ikibungo ni heza rwose. Ntimukahatinye ngo Ikibungo ni mu barozi. Oya, abarozi baba ahantu hose, kuko ibyo bakorera Ikibungo banabikorera n'ahandi. Rero ntabwo biba bivuze ko kari agace ari kabi ku buryo ushobora kugatinya. Ni agace keza utagatinya, ahubwo wagashyitseyo ukabanza ukamenya ayo makuru yaho. Ngewe ntago aho navukiye ntago nigeze mbyumva, nabyumvaga nyine nk'uko n'abandi babivuga, ariko sinigeze mbona izo ndege za nijoro, sinigeze mbona utwo dutaro. Niba ari udutaro ntabyo nzi, ntabyo nabonye. Rero Iburasirazuba ni heza, siriti Ikibungo kuko ari naho mvuka. Ikibungo ni heza rwose, ntimugatinye ngo nuba uri kumwe n'umunyakibungo. Kambaye history y'ibintu byigeze kumbaho nkuriye aho ngaho ibyo by'Ikibungo. Njyewe nigeze gukorera ahantu Nyagatare, mu mujyi wa Nyagatare. Abantu twabanyeyo ndanabasuhuje cyane, abo twakoranye. Mbese abantu bazi ko twahuriye mu mujyi wa Nyagatare tukabana, bakaba inshuti zanjye na rwose ndabaramukije. Na famiye ziriyo z'inshuti zanjye tuziranye mwese ndabaramukije. Ariko ibintu nabonye Nyagatare icyo gihe, gusa ni mu myaka yashize, mpamya ko wenda ubu ngubu bishobora kuba bitakimeze nk'uko icyo gihe byari bimeze. Nagezeyo ndi mu kazi, nari nkiri na muto rwose, nari nkiri umwana, ariko ntari wa mwana nanone wa RIB. Nshobora kuba nari ndengejeho gatoya cyane imyaka ya RIB.
hanyuma urumva nari umukobwa w'inkumi kandi wageragezaga kuba naritondaga, nari umwana ufite indangagaciro. Rero byarashobokaga ko umuhungu ari we wese ashobora kuntereta, ashobora ku reka rero nzahure n'umutipe ankunde pe. Naranabibonaga kankunda cyane. Hari ukuntu buri umuntu akwiyereka ukavuga ati shaka kabisa uyu muntu arankunda niyo yaba ataragira ibyo avuga, ariko we yari yarabivuze. Ndanamubwira njye ndumva, kubera numvaga nyine nibwo nkishyika mu kazi, ntago ndumva nakira ko ari cyo kintu nashyira imbere. Ndanamubwira ntiba wihanganye mbanze nzabitekerezeho neza nanjye mu mwanya. Murabizi ko akunda abakobwa bavuga ngo mu mwanya nanjye njye kubyigaho. Nanjye nyine nasabye umwanya wo kubyigaho, hanyuma nza kugera mbona ko ari ngombwa ko byakunda, ndabimwemerera. Tumarana iminsi tuganira, dukundanye nyine tumaze kujya mu rukundo, ariko ibintu byo kumbwira ubuzima bwe nanjye kumubwira ubwanjye byari bitaratangira. Wenda ngo ubaze umuntu ngo ese ngo uvuka he, ashobore kuba wenda yarakekaga ko ndi umwana wo muri ibyo bice, kubera yuko abantu benshi niko bajyaga babyibeshyaho. Ahantu nabaga umumama waho twarasaga, abamuzi baramuzi, nanamuramutsa cyane, twarasaga. Yari afite nyine ukuntu ameze, wandeba kuba yakubwira ko ndi murumuna we nawe ugahita ubyemera. Hanyuma rero ubwo abantu bose bagendera muri icyo kigare cy'uko ndi murumuna w'uwo mama, nuko uwo muntu ashobore kuba ari niyo mpamvu atahise ambaza vuba ati wenda mu rugo nihe, nuko arazi ko mba kwa sister wanjye, wenda kumva ko ndi uwaho ngaho muri ako gace. Reka rero rimwe tuzicare turiho tuganira, mubwire nendaga kujya mu rugo gusura ababyeyi. Ndamubwira nti rero ejo njyewe mfite urugendo, nzajya mu rugo kureba mama, numvaga mukumbuye cyane, rero nanze kugenda ntabikubwiye, ejo nzajya kureba mama. Ahita ambwira noneho kuko uwo sister twabanaga wo nitaga sister wanjye cyangwa nawe wanyitaga sister we, iwabo hari hafi, iwabo hari Kabarore. Kuva Nyagatare mu mujyi kujya Kabarore hari hafi cyane, ku buryo kuba umuntu yakubwira ati tujyane tujye kureba mu mukecuru nta kibazo cyari kirimo. Noneho uwo nawe kuko wenda yumvaga afite umwanya ahita ambwira waretse tukazajyana, ko nanjye ejo nari mfite gahunda mu bice bya Kabarore, tukazajyana tugasuhuza mukecuru. Ndamubwira ariko ntabwo ejo nzajya Kabarore se usibye kuhanyura ngenda, nta kundi kuntu nzi Kabarore. Arambwira what, none Kabarore si wo mu rugo? Ndamubwira oya, Kabarore ntabwo ari mu rugo rwose. Mu rugo ni he? Ndamubwira iwacu ni Burasirazuba, iwacu ni Kibungo. Iryo nahuriye naryaho hantu. Wa muntu we nuko utakiba mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uba kure, ubundi mba ngutumyeho nkakubwana ubona Ikibungo hari icyo hatwaye. Ubona Ikibungo habyaye umwana nk'uyu nguyu hari ikintu hatwaye. Yahise ambwira ati wanyu ni Ikibungo, ngo yiwinga Imana imbabarire, ngo ntabwo nari nzi ko ngo nkundana n'umukobwa w'Ikibungo, ngo nubwo nabirota mu nzozi ngo gukundana n'umukobwa. Ndavuga ndapfuye karabaye. None Ikibungo ni habi ku buryo wumva kutakundana n'umukobwa aho umbonye ndi mubi, urabona waribeshye biki n'ibiki nyine nabyumva. Aranga toya nta nubwo uri mubi rwose, uri na mwiza pe, ariko iwanyu ni Ikibungo, iwanyu ubwo bararoga. Ndamugana uzabaze sha, iwacu ntabwo baroga pe. Ati iwanyu bagendera ubwo ku gataro, abigira intambara, ibintu arabikomeza. Hanyuma Kastori ne kwigira ndende uko byarangiye, byo byarangiye nabi, kuko nimba byararangiye dutandukanye kandi dutandukanyijwe n'icyo kintu, ni ikivuze ko byarangiye nabi. Kubera ko nabonye ukuntu abigize intambara cyane, nsa n'umusobanurira mbona ntabyumvise. Arangije arangira basi none hariya. Ndamubwira hariya njyewe mpari mu buryo bw'akazi, ntago hari ari iwacu, kandi ntago nshobora kwihakana iwacu ngo nukubera ko ngari Ikibungo ngo kugira ngo we ngo dukomeze dukundane, ntago byabaho. None reka nkorohereze bye kukugora,
komeza ubuzima bwanjye nanjye bwawe, nanjye nzakomeza ubuzima bwanjye, ariko twe kubana duhanganye kubw'impamvu zaho umwe aturuka. Akambaza ibintu byinshi, nyine numvaga afite ibibazo byinshi byo kumbaza. Numva ntago rero najya mbaho muri ubwo buzima bwo kujya mpora nsubiza ibibazo cyangwa se kujya mpora nibombaritse ngo kubera yuko ngo iwacu ari aha n'aha ngo oya. Nahise mubwira gumaho, nanjye nzagenda tu, nta kibazo na kimwe kirimo, ariko we kumva ko ari ahantu habi hagize gute. Tubirangiza gutyo, gusa nyuma yaje ngira ngo yaje gutekereza cyane, aza gutekereza abona hari n'abandi bana bahabaga kandi b'Abanyakibungo, akabona nyine wenda barakundwa n'abandi bantu baho ngaho, ntibigire ikindi bitanga, ntibigire icyo bitwara, akumva nta yandi makuru mabi yumva. Nyuma aza kuregreta uko byagenda kose, kuko yaragarutse arambwira ati naje kubaza nsanga muri abantu beza n'ibiki ndavuga oya, ntago byakuraho ko wumvise ko ndi Umunyakibungo ukumva ko naba umuntu mubi cyangwa se ko iwacu baba ari abantu babi. Gumana amakuru ufite, nta kibazo. Hanyuma nanjye ntacyo rwose, ndaho ndatuje meze neza, nta kibazo na kimwe. Hanyuma turarekana gutyo, aragenda nanjye ndagenda, ariko nza kubona ko ibyo bintu hari abantu babikomeza bakabigira binini cyane, bakaba babigira ibintu birebire ku buryo bishobora no kubanganisha ahantu h'umuntu aturuka, hagatuma wangana n'undi gusa ngo ni uko ngaturuka ahantu hanaha. Mujye mubyitondera, kuko hari naho baba bavuga ibyo bavuga bidahari. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntago bashobora kuvuga ngo Ikibungo ni ahantu habi, ngo nawe uhite wumva ko abantu bose baturuka ari abantu babi. Ntago bashobora kuvuga ngo wenda Gicumbi ni abantu babi, uhite wumva ko abantu b'Igicumbi bose ari babi. Ntago bashobora ahantu hariho hose utabaye cyangwa utazi nyine ukuntu hameze, ntago ari ngombwa guhita wumva ko haba habi. Icyo ni icyambere. Hanyuma ikindi, njyewe ndavuga aho nzi, aho nabaye cyangwa se aho navukiye ni heza, ndabizi, kuko ibyo byose bavuga se ndabibonayo, kandi ibyo ngibyo bishobore kuba n'ahandi ahantu hariho hose. Rero ntabwo bivuze ko abantu baturuka ari babi. Mubizere, abari barabatakarije icyizere mubizere, mubakunde ababafite. Hajya hanavayo abantu bafite imico mizima, by the way, mujye mubakunda abantu baturukayo, ntago ari babi rwose, nta n'ikibazo kindi bafite kirenze. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka mbasezere, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kunkurikira. Reka tuzasubire nagiye Ikibungo, noneho mbaza abantu baho batubwire. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi.